Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Umurongo wa 6 n'uwa 7 muri Bibiliya za kino gihe ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ati ndetse ibohora imbohe ikazakugubwa neza, ariko abagome ikabaha gutura mu gihugu gikakaye. Ibyaha byamara kuremera, ubujura bwaremereye, ubusambanyi bwaremereye, ubwicanyi bwaremereye, umwana w'umuntu akabura icyerekezo agatangira kwifuza ati iyo mbimenya nkaba narihanye. Iri jwi rero rihamagara riti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Riha agaciro mwene data unteze amatwi, riha agaciro wihana icyaha kitararemera, iyuzuze n'Imana icyaha kitararemera. Garukira Imana n'umutima wawe wose. Imana idufashe cyane, hindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Icyaha kitararemera, ingaruka yacyo itaraza, shaka uburyo wakwihana, Uwiteka kugenderere cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastori Iyakabumbye Etienne, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Paruwasi yacu ni ya Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba. Ndubatse, mfite umufasha n'abana 6. Bityo rero nk'uko tumenyeranye, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 28 n'uwa 29. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 28 na 29. Handitswe iri jambo ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Intego mfite iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange Yesu uruhura abaruhure. Iri jambo nk'uko turisomye, Yesu yaritegereje abona abantu bararushye, ariko abona ntibazi uruhura uwo ari we. Ndagereranya iri jambo n'iryo Yesu yavuze mu butumwa bwiza kubwanditswe na Luka, igice cya 19 umurongo wa 41 na 42. Ho dusanga handitswe iri jambo ngo ageze bugufi abona umurwa arawuririra. Aravuga ati uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Ufite amatwi umva yumve. Ndagira mbanze senga Imana. Imana Data twese oraho, mu izina rya Yesu ngushimira ijambo nsomye, ngusabye imbaraga zo kurisobanura nk'uko ushaka. Mwuka wawe wera akaboneka ari umuyobozi kuva ntangiye kugeza nsoje, nkabona kugira neza kwawe. Ntaba ari nge, icyubahiro kibi cyawe. Nsenze n'ize zina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana turarisomye. Yesu arahamagara n'ijwi ryoroheje ndetse ryuzuye ubugwaneza. Aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ati mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Ati namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Bakundwa bene data, Yesu amaze kwitegereza akabona abantu bararushye, baruhijwe n'ibintu bitandukanye, imitwaro itandukanye. Iri jambo mwese abarushye n'abaremerewe, mu Gifaransa bango venez à moi vous tous qui étaient fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nuko iri jambo venez à moi vous tous qui étaient fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Iri jambo Yesu aravuga ati muze mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Iri jambo harimo kuruha,
hakabamo no kuremererwa. Kandi ko umuntu aruha kubera ko hari icyamuremereye. Ufite amatwi yumva yumve. Amaze kwitegereza abantu horarushye, bararemerewe n'imitwaro itandukanye. Nyuma amaze kubitegereza atyo, aza kubahamagara n'ijwi ry'urukundo ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ati, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Ati, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abashaka kuruhuka, intego yanjye niyo, abashaka kuruhuka barasabwa kwegera umwami Yesu akabaruhura. Abarushye n'abaremerewe bakaba bababajwe n'uwo muruho, hari uruhura witwa Yesu Kristo. Arabinginga ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Nkuko mbabwiye rero, ibinaniza abantu ni byinshi kandi biratandukanye. Uretse ku mutwaro nibandaho cyane ari umutwaro witwa icyaha. Uyu mutwaro ni mubi cyane kuko urarimbuza. Imitwaro isanzwe yo irananiza, wenda umuntu akaba yapfa mu ruhande rw'umubiri ariko ntarimbuke. Ariko hari imitwaro inaniza ikanarimbuza, iremera ikanarimbuza. Ufite amatwi yumva yumve. Uretse ku imitwaro yose, Yesu afite ububasha bwo kuyitura abaremerewe nayo baramutse bamwemereye. Abantu bananizwa n'imibereho itandukanye, bakananizwa n'ubukene, bashobora gutinda gukira indwara, bikaba byabatera kuruha, bashobora kuba abapfakazi, imfubyi, mbese ibinaniza ni byinshi. Ariko umutwaro w'icyaha akaba ari wo mubi cyane. Gusa mvuze no ku binaniza bisanzwe, Imana iravuga mu ijambo ryayo hariya muri Zaburi ya 68 umurongo wa 5 ndetse na 6, aho Uwiteka avuga ati, cyangwa se ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Umurongo wa 6 n'uwa 7 muri Bibiliya za kino gihe ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Ati, ndetse ibohora imbohe ikazakugubwa neza, ariko abagome ikabaha gutura mu gihugu gikakaye. Iri jambo ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi. Mbega bigaragara ni uruhura imfubyi akazibera se. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Uyu murongo wa 5 ari wa 6 muri Bibiliya za kino gihe ukavuga neza mu rurimi rw'Igiswahili ngo baba wa mayatima na mwamuzi wa wajane ni Mungu katika kao lake takatifu. Bivuga ngo se w'imfubyi kandi akaba n'umucamanza ukemura ibibazo by'abapfakazi, ngo ni Imana irahera hayo. Bibiliya y'Icyongereza ikavuga ngo a father of fatherless and a defender of widows is God in his holy habitation. Nuko ijambo a father of fatherless and a defender of widows is God in his holy habitation. Yo, hallelujah. The father of fatherless is God in his holy habitation. Ngo se w'imfubyi akaba ndetse n'umurengezi and a defender of widows is God in his holy habitation. Bivuga ngo se w'imfubyi kandi akaba n'umutabazi urengera abapfakazi, ni Imana irahera hayo. Maze umugaragu y'Imana ati, Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero n'abakenera baruhura. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikazakugubwa neza. Urumva n'ababoshywe n'iminyururu isanzwe, Uwiteka ashobora kubabohora akabaho kugubwa neza baramutse bamwemereye. Iri jwi rihamagara riti, mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Barihaye agaciro, Yesu yabaruhura. Gusa ndagira ngo njye ku mutwaro witwa ibyaha. Umutwaro w'ibyaha ni umutwaro mubi cyane. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 19 n'uwa 20, Yesaya
igice cya 24 umurongo wa 19 na 20 handitswe iri jambo ngo isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi zadandabirana nk'umusinzi. Nuko umurongo wa 20 ngo kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera, igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Abantu banejejwe no gukora ibyaha, ariko igihe kizagera bibaremerere. Nyamara Yesu uruhura arahamagara ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nuko igicumuro kitararemera, kitarakugeza mu kaga, wari ukwiye gusaba Imana uti Imana ngusabye imbabazi, uyu mutwaro urashaka kuwuturwa. Imana iguye kunyumva neza. Umuhanuzi Yesaya umwuka wera murimo arahanura ati isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi zadandabirana nk'umusinzi. Ageze kuri wa murongo wa 20 ati kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera, kandi izagwa ye kongera kubyuka. Ufite amatwi yumva yumve. Ariko Yesu amaze kubona ko umwana w'umuntu aruhijwe n'ibyaha, kandi ko bizagerageza nako bizamutera guhura n'akaga atazigera akira, nuko Yesu arahamagara n'ijwi ry'urukundo n'ijwi ry'inginga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Ati namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Urashaka kuruhuka, banzure umutwaro ukuremereye. Imana iguye kunyumva neza. Soma igitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo wa 17 urasanga handitswe iri jambo. Imigani igice cya 28 umurongo wa 17 haranditswe ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Urumva ko n'amaraso nayo araremera. Uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe he kugira umutangira. Uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Mfite amatwi yumva yumve. Birashoboka ko umwana w'umuntu yica yishimye, ariko amaraso yaremera akabura aho yerekera. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe he kugira umutangira. Mwene data unteze amatwi, amaraso atararemera, Yesu arakwinginga arakubwira ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Bigaragara ngo rero ibyaha biraremera, ntabwo ari ubwicanyi buremera bwonyine gusa, n'ishyari rishobora kuremera, n'umujinya waremera, n'ibitutsi byaremera. Icyitwa icyaha cyose gishobora kuremera. Iyo usomye mu gitabo cya Yobu igice cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7 usanga handitswe iri jambo ngo mbese ntuzi ibyo bya kera uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi. Ku murongo wa 5 yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito, no kunezerwa kutubaha Imana ari uko akanya gato gusa. Maze umurongo wa 6 ngo nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, ngo azashira wiheriheri nk'umwanda umuvamo. Imana idufashe cyane. Kw'iri jambo rigakomeza ngo abamubonaga bazavuga bati ngo arishye. Aho mu gitabo cya Yobu igice cya 20 urahumbise ngo mbese ntuzi ibyo bya kera uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito. Inkozi z'ibibi zishima ibyaha bitararemera, amaraso atararemera. Abayamena baseka bishima, abajura kiba bishima, babona batwaye iby'abandi bikabashimisha kuko babyibye ntibafatwe. Ariko igihe cyagera ibyaha byamara kuremera, ubujura bwaremereye, ubusambanyi bwaremereye, ubwicanyi bwaremereye, umwana w'umuntu akabura icyerekezo agatangira kwifuza ati iyo mbimenya nkaba narihanye. Iri jwi rero rihamagara riti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Riha agaciro mwene data unteze amatwi, riha agaciro wihana icyaha kitararemera. Iyuzuze n'Imana icyaha kitararemera, garukira Imana n'umutima wawe wose.
Imana idufashe cyane. Hindirwa n'imiburo y'Uwiteka, icyaha kitararemera, ingaruka yacyo itaraza. Shaka uburyo wakwihana, Uwiteka kugenderere cyane. Nuko dusomye iri jambo ngo mbese ntuzi ibyo bya kera, uhereye umuntu ashyizwe mu isi, yuko kunezerwa, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito, no kunezerwa kutubaha Imana ari uko akanya gato gusa. Nuko uyu mugaragu w'Imana wanditse iki gitabo arakomeza ati, nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, mbega ugasanga bayikirangirire mu nkozi z'ibibi, mbega ibyaha bitararemera. Imana idufashe cyane ngo nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu. Nuko umurongo wa 7 ngo azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo, ngo abamubonaga bazavuga bati ngo ari he. Iyo usomye umurongo wa 11 ndetse n'uwa 12, umurongo wa 11 usanga uvuga ngo amagufwa ye, uyu muntu unezerwa no gukora ibyaha, amagufwa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, ngo nyamara buzaryamana nawe mu mukungugu. Amagufwa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, nta mbaraga z'Imana agira, yuzuye imbaraga z'ubusore. Nzi kurwana, nzi gutera ikofe, nzi gutera umutwe, nicyo cyuzuye mu mutima we. Ngo amagufwa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, ngo ariko buzaryamana nawe mu mukungugu. 12 ngo nubwo ibyaha bimuryohera akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke. Imana idufashe cyane ngo ariko ibyo kurya bye bizamuhindukira mu nda, bimuberemo ubusabwo bw'inshira. Iyo usomye umurongo wa 26 niho usanga handitswe iri jambo ngo ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose. Ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose, ngo umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora. Umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora. Yobu igice cya 20 umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18 wa 19 uhasoma urasanga hari amagambo ateye atya. Kuri umurongo wa 17 ngo ngumeze atyo, ngo ntazareba imigezi, ngo n'utugezi dutemba mu buki n'amavuta, yewe ngo ntabwo azanezerwa nk'uko ubutunzi yahuguje bungana. Yesu nadufashe cyane ngo kuko yarenganije abakene, akabirengagiza, ngo yasenye amazu atubatse. Yesu natugenderere cyane, yasenye n'amazu atubatse. Uyu muntu ndizera ko mu nteze amatwi ngo ntabwo azanezerwa nk'uko ubutunzi yahuguje bungana, yewe ndetse ntazareba imigezi n'utugezi dutemba mu buki n'amavuta. Uyu muntu unezerwa no gukora ibyaha, yewe Imana idufashe cyane ngo kubera iki? Kuko yarenganije abakene akabirengagiza, kandi yasenye amazu atubatse. Yesu natugenderere cyane. Ngira ngo aya magambo yakurikiranye, nuko uyu mugaragu w'Imana nyiri kwandika iki gitabo cya Yobu arakomeza. Nibwo ageze ku murongo wa 26 ngo nibwo ageze ku murongo wa 26 aravuga ati ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose, ngo umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora. Bityo rero kubera urukundo Yesu akunda umwana w'umuntu, aringinga ati cya kitararemera, amazu wasenye utarayubatse atarakuremerera, mbega ngo urasabwa kwitabira ijwi rivuga riti mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nizere ko munteze amatwi, mbese Imana ikubona ite unteze amatwi? Mwene data uri kunyumva, wibuke ko tumaze gusomera ijambo ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe, kandi ntawe uzamutangira. Burya Yehu nako Ahabu ajya kwicisha Naboti yohejwe n'umugore we Yezebeli, yumvaga agiye kugubwa neza. Yarazi ko muri make agiye kurya uruzabibu, ibitoki atateye. Ati ko biri kose ngiye kurya uruzabibu ntateye. Nuko ariko nubwo yabikoze atyo
ntabwo byamuhiriye kubera ko nta mahoro y'abanyabyaha. Ubwo yari amaze koshywa n'umugore we Yezebeli, nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21 umurongo wa 25 hatubwira ngo nta wigeze kumera nka Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka, yohejwe n'umugore we Yezebeli. Ariko wakurikirana ugasanga nyuma yo kwicisha Naboti ari bwo ubuhanuzi bwamugezeho buravuga butahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Ahabu ntago byamuguye neza, icyaha cyararemereye kugeza ubwo kimuteye akaga, na Yezebeli kandi nawe wamushutse nawe niko byabaye. Muri cyo rero niba ushaka amahoro, hirimbanya gukora iby'Imana ishaka. Wibuke ko byanditswe ngo Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Wibuke rya jambo tubwiwe Yesu ngo aritegereza muri Luka 19 ku murongo wa 41, aritegereza na 42, nuko ngo ageze bugufi abona umurwa arawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro atari ko noneho bihishwa amaso yawe. N'uyu munsi wa none aritegereza akabona abantu barushye, bazi ko bahishwa amahoro no kugira nabi, bazi ko bahishwa amahoro no gukora ibyaha, ariko bahishwe inzira y'amahoro. Nyamara niba ushaka amahoro, reka nkugira inama, niba ushaka amahoro urasabwa gukora ibyo kuguhesha amahoro. Niba ushaka amahoro, somera ijambo mu gitabo cya Zaburi ya 25, usoma umurongo wa 12 ugeze ku murongo wa 13, urasanga handitswe iri jambo. Zaburi ya 25 umurongo wa 12 na 13 ngo ninde wubaha Uwiteka, ninde wubaha Uwiteka. Ikiguzi cy'amahoro ni ukubaha Uwiteka, ntabwo ari gukora ibyaha. Inzira y'amahoro ni ukubaha Uwiteka. Ngo ninde wubaha Uwiteka ngo azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umurongo wa 13 ngo umutima we uzaba mu mahoro. Ninde wubaha Uwiteka. Ntabwo ijambo rivuze ninde mu Pantekote, ntabwo ari ninde mu Gatolika, ninde mu Batisita, ninde mu Divantis umunsi wa 7. Oya, rirabaza ninde wubaha Uwiteka. Oh haleluya. Ngo ninde wubaha Uwiteka. Ngo uwo muntu Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Bigaragara ngo azamwereka icyerekezo. Niba ashaka umugisha, azamwereka inzira yo kubona umugisha. Niba ashaka iherezo ryiza, azamwereka icyo yakora akabona iherezo ryiza. Si ibyo gusa, umurongo wa 13 ngo umutima we uzaba mu mahoro, ngo n'urubyaro rwe ruzaragwa isi. Umutima we uzaba mu mahoro. Bityo rero yewe unteze amatwi, shaka uburyo wakumvira ijwi rero riguhamagara wowe urushye. Niba ukunda ubugingo bwawe, garukira Imana hakiri kare. Yesaya umwuka wera murimo ati isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Ati isi izadandabirana nk'umusinzi, ati kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera. Murabona isi yuzuye ubusambanyi, ariko igihe ni umwanya muto ubusambanyi bukaremerera babaswe nabwo. Isi yuzuye ubwicanyi, ariko ni igihe gito ubwicanyi bukaremerera babaswe no kwicana. Isi yuzuye ubusinzi, nyamara ni igihe gito ubusinzi bukaremerera abasinzi. Nyamara Yesu arahamagara ati ingaruka y'ubusinzi itaraza, umvira ijwi rivuga ngo, umvira iri jwi rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Maze bishoboka nuramuka wumvira ijwi ukagarukira Imana, umutwaro w'ubusinzi Uwiteka arawugutura uruhuke. Umutwaro w'ubusambanyi, w'ubujura, w'ubwicanyi, n'ukuri Imana irawugutura uruhuke. Kandi nawe urabugiye kubona inzira y'amahoro. Ufite amatwi yumva yumve. Ndeyizera ko wanteze amatwi. Uyu Yesu rero niwe waruhuye Pawulo, wari umenyere kugira nabi. Yesu aramuruhura. Pawulo avugira ijambo ryiza cyane mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 13, aravuga ati nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera.
Yesu yaramuruhuye. Haleluya. Arahamya ati nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Yandikira abagalatiya abereka uko yaratekera atanga ubuhamya mu Galatiya igice cya mbere umurongo wa 13 arababwira ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'abayuda yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura yuko nari nkabije. Yesu nadufashe cyane kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Bigaragara ngo yarakabije, ariko muri uko gukabya Yesu kubera rwa rukundo akunda umuntu yaremye. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 15 Pawulo atari ku Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama impamagara kubw'ubuntu bwayo. Ryajwi rivuga riti mwese abarushye n'abaremerewe nibyo ryahamagaye Pawulo. Yesu nadufashe cyane uti ryamuhamagaye rite. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 17 handitswe iri jambo ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data. Ijwi ry'inginga riti Sawuli mwene data, umwami Yesu akubonekereye mu nzu raturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Haleluya. Aho umva uburyo Imana igira imbabazi. Uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Nuko irareba iti ibi byaha nikomeza kuremerera Sawuli bizamuzanira akaga. Nuko atuma Ananiya aragenda. Nanjye mpagaze ahangaha ngira ngurushye wese yibuke ko hari umwami uruhura witwa Kristo. Hanyuma ro Sawuli nkuko tubisomye ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu akonekereye mu nzu raturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuye umwuka wera. Jambo Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc il jambo Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je suis ici pour vous appeler en fait que vos yeux soient ouverts et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Oh mpagaze ahangaha nanjye ndarika banyumva ngo amaso y'abahumuke buzuzwe umwuka wera. Imana idufashe cyane. Uyu Sawuli amaze kumvira ijwi yarahumutse, amenya ko gutukana ari icyaha, amenya ko kubeshya ari bibi, amenya ko kwishimira ibyago by'abandi ari icyaha, amenya ko urugomo ari icyaha. Nuko arikosora abo yarenganije aberera imbuto. Kuko mukanya ngiye kurangiza mbabwira ko Yesu ruhura nitumwemerera akaturuhura. Oh haleluya, ko tuzagubwa neza. Mweke twubaha Uwiteka abashaka amahoro, mweke twumvira Imana inzira itweretse bari tunyuramo maze tugira amahoro ameze nk'uruzi. Nizere ko mwanteze amatwi. Hanyuma rero uyu Pawulo ari we witwaga Sawuli nyuma akitwa Pawulo. Yesu aramuhamagara aramubwira ati humuka wuzuzwe umwuka wera. Oh aho umwuka wera yabonye icyicaro ubusambanyi ubujura burahunga, urugomo rugahunga. Aho umwuka wera abonye icyicaro, oh Imana idufashe cyane, kuroga nta gaciro kugira. Aho umwuka wera yabonye icyicaro, oh nukuvuga ngo umwana w'umuntu imikorere irahinduka. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 arababwira ati ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndizera ko unteze amatwi. Muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ntabwo yavuze ati mujye mu idini yineye, ahubwo ni muyoborwe n'umwuka. Pawulo ramaze
kuzura umwuka wera, ahindura imikorere. Ijambo rikurikirwa n'irya nyuma, ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16, nibwo yahinduye imikorere. Arahamya ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Urumva ahinduye imikorere, atangiye kwerera imbuto abo yarenganyaga. Ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Biblia y'Igiswahili bivuga neza ati nami ninajizoweza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Mu Gifransa ngo c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu aussi devant les hommes. Ati nicyo gituma nihatira. Mu Gifransa ni ukwihatira, mu Giswahili ni ukwimenyereza. Nami ninajizoweza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Mu Giswahili ngo nanjye ubu ndimenyereza, ndi kwitoza. Narimenyere gutukana, narimenyere kugira urugomo, ariko umwuka wera yahinduye umutima wanjye. Mfite imyitozo itandukanye, ubu nditoza kugira umutima utagira icyo nshinja imbere y'Imana, imbere y'abantu. Imana ishimwe cyane. Nuko mu Gifransa ngo nicyo gituma nihatira kugira umutima utagira icyo nshinja. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu aussi devant les hommes. Niyo mpamvu nihatira kugira umutima utagira icyo nshinja imbere y'Imana, imbere y'abantu. Mwese abarushye n'abaremerewe, muze sabaruhure, hanyuma mumwigireho, muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Dusenga Imana kubifuza kuruhurwa na Yesu. Mana Data wa twese oraho, mu izina rya Yesu. Iri jambo mvuze tanga imbaraga. Nyamuneka abarushye bagusange. Sura abaruhijwe n'ubusambanyi, abaruhijwe n'ubwicanyi, abaruhijwe n'ubusinzi, abaruhijwe no kuroga nka Yezebeli. Hindura imitima yabo mu izina rya Yesu. Ibyaha bitararemera, bakugarukire n'imitima yabo yose. Nawe urabagarukira kandi ushyire mu mitima yacu abatuye isi bose, abatuye isi twese. Ushyire muri twe kukubaha kugira ngo tubashe kugubwa neza, tugire amahoro n'abazadukomokaho bazagubwa neza. Humura amaso ababaswe n'ibyaha, babimenye ko bizaremera, babyihane bitararemera. Humura amaso abo Satani ashyiramo kunezezwa no kumena amaraso atariho urubanza. Bereke ko umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga akabicyohe, ntihagire umutangira. Izina ryawe niryubahwe. Urakoze kubyumvise, gushaka bwa gukoreke. Nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.